Gashamaje Bertin. tugusanze hano, aha ni mu wuhe murenge? Hari amakuru ajya agenda avugwa mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi hano, hari abo waba uzi baba bayavugwaho bakaba badakurikiranwa n'ubutabera? Barahari rwose. Waduha amwe mu mazina? Uhereye ku witwa Gatabazi Maritini, uwitwa Nkundiye Vianney yahoze ari umusirikare mu zatsinzwe, niwe wagendaga ashoreye Gatabazi afite imbunda, aho bajyaga hose bagendaga babwira ababaga bihishe ngo ihumure ryatanzwe kugira ngo babashe gusohoka mu masaka babaga bihishe, bagera ku muhanda bagahita bashyira kuri bariyeri bakajya kubara muri Nyabarongo. Uwo Nkundiye yaba atuye hehe? Gatabazi yaba atuye he? Gatabazi atuye hano mu murenge wa Runda, akagari ka Gihara, umudugudu wa Rukaragata. Nkundiye Vianney atuye Kigali, ntazi agace aherereyemo ariko ari Kigali. Kuva ku itariki 4/7/94 kugeza uyu munsi, abo bantu bombi ntibigeze bakurikiranwa mu butabera? Uwakurikiranywe ni Gatabazi, ariko baza kumufunga Igitarama, bamuporopoza gupfa, hanyuma agaruka ahanaguraho icyaha, bamuzana muri Gacaca imuhanaguraho icyaha, ngo yibereye aho ngaho nyine byarangiye, kandi yarakoze jenoside, noneho akica iperereza. Mu bagenzacyaha bari baje, abashinjacyaha bari baje mu nkambi yabo muri komine Ntongwe, ahantu bita Nyamukumba, kubaza abafungwa bari bahari, turi mu ngando. Noneho yandika urupapuro, aruha umugore we amubwira ngo azaze amenye abantu bazabazwa, noneho kugira ngo bazamuhe amakuru n'ibyo bazamushinja azabashe kwiregura kugira ngo hanagurweho icyaha. Nuko byagenze rero. N'urupapuro narushyize muri dosiye, igihe namuregaga ku rwego rw'igihugu, kuri ushinzwe Gacaca ku rwego rw'igihugu, ibaruwa nayigejeje. Uwo Gatabazi hari abavuga ko mugirana isano, iyo sano mugirana ni iyihe? Nta sano mfitanye nawe uretse ko atunze mushiki wanjye, ariko ubundi nta handi duhurira. Hari amakuru avuga ko iyo Gatabazi havutse ibibazo by'isambu yo mu muryango wawe aribwo umurega jenoside, dusobanurire uko bihagaze. Ibyo bibazo byo mu muryango ku birebana n'imigabane twahawe, umugore we yahawe umungoti umwe ari kumwe na barumuna be na mukuru we, ari abakobwa 5. Uburage burabyerekana. Rero kuvuga ngo murega kubera iby'amasambu ntaho bihuriye, kuko na mbere y'uko tuburana ibi by'amasambu nari nahandikiye urwego rw'igihugu mu 2004. Uwo Gatabazi hari abavuga ko mugirana isano, iyo sano mugirana ni iyihe? Nta sano mfitanye nawe uretse ko atunze mushiki wanjye, ariko ubundi nta handi duhurira. Hari amakuru avuga ko iyo Gatabazi havutse ibibazo by'isambu yo mu muryango wawe aribwo umurega jenoside, dusobanurire uko bihagaze. Ibyo bibazo byo mu muryango ku birebana n'imigabane twahawe, umugore we yahawe umungoti umwe ari kumwe na barumuna be na mukuru we, ari abakobwa 5. Uburage burabyerekana. Rero kuvuga ngo murega kubera iby'amasambu ntaho bihuriye, kuko na mbere y'uko tuburana ibi by'amasambu nari nahandikiye urwego rw'igihugu mu 2004. Uratangira utwibwira. Ntashaka kwinjira muri ibyo bintu byose. Oya, ntabyo tugushyiramo, we tuganirize uko wabibonye.
ntacyo. kakubwire rero muzeferafu kakubwire biriya bintu njye reka mbanze njye kubyigaho mbanze mbitekereze n'abiforomo dushyire ku rupapuro ku wa mbere uzampamagare hano tuganire nabanje kubyiga oya ntacyo wembwira uko byagenze 94 94 njye bari barankubise nibera mu nzu nabo bose bagendaga sinari kumenya sibyo kubyumva gusa banahisha mu bagenda ninde waba warumvise basi wagiye mu bitero cyangwa wabiyoboye Gatabazi no bari ababosi abo ngabo nibo banyobora no wabundi iyo hari ibintu ariko se nuwabikubwiye warabyiyumviye undi yawuriyigi nawe rafite imbunda wowe warabyiyumviye nka Daniel Daniel yumvaga bavuga ngo kana kafite imbunda kuko ngenda rindwaye barankubise bamena ibihare uwo bavuze wari ufite imbunda ninde uwa mbere wumvise uwo ngiye niwe numvaga ngiye Vianney ariko Gatabazi nta hantu uretse kumwumva ntawe wamubonye ariko waramwumvise iri ishyaka riri muderi parmehutu kumwe na ba Mutabazi n'abandi wowe uri umuntu utarahigwaga aho utangiye koroherwa ukagendagenda norohewe twaraho icyo gihe norohe na n'ubu sinorohe nafata agatege duhita turuhunga hantu nigeze ibyo byabaye ndi mu rugo nta handi wigeze umwumva uretse amakuru ugenda wumva n'abandi bantu amakuru nagendaga abandi igihe cya gacaca se waba warigeze uyitabira sinari kuyijyamo ahubwo nari narakomereye nta muntu nahemukiye ntawe nasahuye ntawe nishe ntawe nibyaka nari ndi umurwayi ninde waba yarakubwiye ko Gatabazi yagiye mu bitero njye nabyumvanaga abantu ni nk'aba waduha abantu nka batatu cyangwa babiri waba warabyumvanye kuko amakuru iyo uganira ku kintu cya jenoside uba ugomba kuba ufite amakuru y'impamo kugira ngo iyo umuntu abibeshye nabyo arabihanirwa nkawe Damian ni ukubyumva n'ababikubwiye nta muntu n'umwe wumva wibuka waba yarabikubwiye yenda akaba afitanye ibibazo na Gatabazi aho kubaza bariya bari bafite ubuzima bagendaga mbega bakanabwiza ko gasubira ubuvuzi wari perezida Gatabazi wari perezida wa MDR Parmehutu yorose yarakomeye iryo avugaga ryarijyanaga none abari perezida wa MDR Parmehutu MDR Parmehutu rero icyo yavugaga yarakorwa uwo icyo gihe wari muri ishyaka njyewe nta shyaka narindi sibyo yuko bankubita hari umuntu nakijije bagiye kumwica mu kibuga cy'ikinyoni banyambika ingofero basederi barambyanira ingofero ngo gica ku kinyoni nyambaye ubundi bari bazi ko ndi umukongomani basanga ndi umutwe iyo ngofero nayigira nyine turaza neza bangira ikibuga ni Gatabazi waguteje abantu bagukubita iyi nawe yarari mu bakubise yaragukubise kuko nawe wabayoboraga yarakomeye none nabaye ikimuga wigeze se umurega ntago namureze warabyihoreye ariko impamvu utamureze nuko wenda nta bimenyetso ufite bimuhamya icyaha namurega umuntu umukire se ndajya kumurega ubuzima bwanjye yabwishe azabugarura ubu ngo hari umuntu ndi kubendagamo udufaranga njya kugura utunini nintamubona ndabaho gusa Gatabazi njye yarambwiye ngo nzaze kumurega ngo cyangwa nzaze musabana mubyeyi dore mwangiza ikimuga mu mbaye ubusa burege kuzaja kukurega uzagenda undeke
cyangwa niba ushaka kunsaba ngo uzaze usabe cyangwa uzajya kundega. ariko ntabwo wigeze ujya kumurega. Ntabwo nagiye, nta nubwo nagiye no kumusaba. Sinagiye kumurega, sinagiye no kumusaba. Gusa njyewe namuragije Imana yonyine. Kuko naramugaye nta nubwo nakwikora nakakenze k'ijerekani k'amazi. Reka reka. Twarankubise ndwara sima, ibihaha biragira birapfa. Ubu buri gihe mba ndi ku miti yo kwa muganga. Buri gihe iyo mbuze amafaranga mba ndi hagati yo gupfa no gukira. ubu se hari igihe usanga abantu bavuga ati kanaka yagize uruhare, ufite amakuru ayatange. We ayo makuru y'uko yaba yaragukubise wigeze uyatanga? Amakuru abantu bose barabizi, nta n'umwe utabizi. barabizi rwose, nta n'umwe utabizi ko Gatabazi ari we watumye wanteye ibintu ziriya. Ndi kumwe na Sinizeye, ndi kumwe n'uwo bita Ayirwanda Yidi, n'uwo bita Bagrene, ariko ni njye wakubiswe cyane. Abo nabo bari bahari ariko baje kumfata nayo ndi kumwe nabo. Ninde wabagukijije? Ni papa wabanyujije, ubundi bagira ngo banyuje. Icyo baguhoraga cyari cyo kuri umutwa utari umututsi. Bamuye yuko naje nambaye iyo ngofero ya Sideri, bari banyambitse bavuga ngo iyo nca ku kinyoni nyambaye maze gukiza Musanabera bagiye kumwica. Musanabera uri ufitwe na Murokore. Kurenza nyambaye nivanye barahuruse cyane. Ubu se hari abavuga yuko waba gutegura ikirego cyo kurega wowe, byaba ari byo cyangwa kubeshya? Gatabazi nshobora kuzamurega. Ukazamurega nka ryari? Nzabanza mbyigeho bitekereza. Hari abantu ubu bari kugira n'inama se cyangwa nibo byitekerereza ubwawe? Nzabitekerezamo kubera n'abantu bari kungiramo inama kubera n'uburwayi. Nta kintu nakwikorera, burya n'Imana mfasha kubera ubumuga. Nanjye kumurega arambye ngo nzaze musabame cyangwa njye kumurega. Kumanywa hari abantu bari bahari. Waba wibuka abantu bari bahari icyo gihe? Bari bahari. Amazina nk'atatu. Mukuru wanjye hari papa yari ahari, ndetse n'uramungu uri abo muri Kekwere nawe yari ahari uriya kuko yari ahagaze kuri Kekwere. Hari abantu benshi. Hari icyo wongeraho se ku kiganiro duhaye? Nta kintu nakongera. Gatabazi Imana iramureba neza. Bibwira? Nitwarize ndazo. Hano tugusanze ni mu wuhe mudugudu, ni mu kahe kagari n'umurenge? Umudugudu ni Rugarama, umurenge ni Rugarama. Mu gihe cya jenoside wari utuye hehe? Nari ntuye aha duhagaze aha ngaha, nari Waduha amwe mu makuru y'ibyabaye hano? Ibintu byabaye nyine jenoside itangira, yatangiye nyine iturutse ku mugabo witwaga Rwabirindi. Ubundi inaha ngaha ko twabaga ntabwo twari dutekanye, nubwo byari igihe cy'amashyaka menshi. Hari amakuru avugwa yuko hari abantu baba barakoze jenoside bakaba bidegembye hano hanze. Hari na bake waba uzimo? Abonzi niwe tuzi nyine, bamwe barabafashe bakoze n'ibyangiza. Hari amakuru avuga yuko hari uwitwa Gatabazi Marite ngo yaba ari hanze adafunze. Hari amakuru ye waba ufite? Amakuru ye kuri Gatabazi nzi ko yaburanye. Wenda icyo namuvuga kuri njyewe, yari umwe mu bayoboraga mu ishyaka nyine rya MDR, ariko mu gihe cya jenoside bwa mbere mubona yari narapimaga, nari mfite akaguru hariya. Hari umuntu uturutse ku Buganza aza ahunga, ariko inaha bari batarakora jenoside, ahunze ashaka abayobozi b'inaha ngaha. Ubwo
uwari Mutabazi na Gatabazi nibuka ko bamuhaye icyangombwa yambuka muri Taba agana Kabgayi. nta kintu waba umuziho yaba yarakoze ibyo yakoze uretse iyo nka yanyu yariye, ariko nta maraso y'umuntu abazwa. niho bavuze yuko ngo ari mu banayiriye, batumye ngo yayihaye umuntu ayivana aho yari yaragije arayijyana, nabo ntibayiriye, yishwe n'amasasu. Nyuma y'uko niregera njyewe bavuze ko ari wayitanze, baramushinja ariko yarayishyuye. nta kindi cyaha yabazwiho cyo kumena amaraso y'umuntu. wowe uri mu bacitse ku icumu, uri mu bakurikiranyweho jenoside, ubuzima bwawe bumeze gute? njyewe ndi mu bacitse ku icumu, twakurikiranye n'ibi byose byabaye. njyewe no muri Gacaca nari ndimo, ariko nta hantu nigeze numva urubanza rwe gukiranwaho kuko yigeze yica umuntu. sawa, urakoze. uratangira twibwira. wavutse ryari, wavukiye he? Navukiye mu karere ka Kicukiro mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi wari utuye he? ntuye mu karere ka ahoze ari komine Rumba, Sibitero. watubwira muri makeya uko byagenze, n'Imana yagufashije ukabasha kurokoka? Mu by'ukuri ni byinshi, naciye ahantu henshi. Ku itariki ya 15 ishyira ya 16 naturutse hakurya muri habaye igikorwa jenoside, nambuka muri komine Taba, nza kugaruka inyuma kuri 21 nzana na mushiki wanjye na muramu wanjye. birangije ubwo njya ku mugabo bita Gatabazi, ku mugabo bita yari konseye bita Mutabazi. njya ubwo tugezeyo nkakubitana na mama ndabashiki banjye, umuhungu we Kwizera aratwirukanye se, kandi yari yabwiye ko agomba kuba ari kubaka icyo bitaga ngo ni ngo arigeze kiraki ngo ngare cyane ngo wihutuje ngo ihumure ryaje ngo waba wakiri ngo ikiganda ngo ni nk'ikigonyi ko twabita ahahoze turongo. ubwo ati mwe muranga ngiye ku murenge mu nama, umuhungu wabaje yiruka ati muva aha mugende, atari ikibazo cyanyu n'umuhungu wanyu, mwe nta kibazo wihumure mwe ryari ryaje. ubwo twahavuye twiruka, tuhava ngica yanjye nabo bacu kwabo. birangije ndaza nikubita ku hakurya kwa Nkurikinka, ndambuka nikubita ku mugabo bita Ntuza umusaza, oya Ntuza bariya kwa Sogakuru ni kwande kwa Nyiringabo. nikubita kwa Nyiringabo we mu rugo, nahavanywe n'umwana we bita Gakuru, ariko Gakuru akaba yagiye kugambana ikagina. aza ndavuga ariko nsa nkaho byagenze mu ndabana banze ngiye kuhagwa, ngiye gupfa. ndahava bya 6:45 y'amakomeye Rwanda, bita mpava ndaza ubwo nkikubita mu muhanda. ubwo ndabanye mu muhanda kugira ngo n'ubundi nari mavuye mu Gakuru yagiye, sinzi aho yari yagiye. ubwo yari yagiye kumuruza, ariko nabivuga bari igitero cyanjye kinini inyuma yanjye, baza banyirukankana batagara ngo ndirukana, ndabiyora bati bahamagara uriya mugabo wegeye ku mazi, uyu nguyu yarya munsi y'ubwanyu ninde, uyu munsi y'ubwanyu hepfo ninde, ise wa Ntuza. aha bati batsinda ati umuntu aguciye inyuma y'urugo rwawe, aticiye imbere y'urugo rwawe. ariko babivuze n'undi ndimo kwiruka narenze, ngarutse nikubita ntambika mu murimo kwa Ntuba wabara mu rutoki, mbanikuse kuri saro kwa Ntuba wabarira, niroshye mu nzu. muri saro ndagenda ninjiramo, uwo nagiye sanze ku buriri, nagiye mboreza mu cyumba cyawe umusaza Ntuba yararaga, nubwo ari nyakwigendera yapfuye. ubwo masanga umuhungu we bita Gatabazi Berete no yari aryamye. ubwo njya munsi y'urutara, uburyo nahavuye yamvanye aho
anjyana kwa mwene nyina. Agiye kwa mwene nyina bamubaza ngo abantu babiri baguciyeho, babaza Twagira murumuna ati gucengeza munsi y'igitanda baje kukwiga ubwo icyo gitero ubwo saa 9 z'ijoro nibwo wantwaye kwa Twagira murumuna wawe, ariko muri aya masaha y'icyo gihe habaye igitero kimanutse gisanga abagabo ba Ezekiya aho ngaho, baza bakurikiye. abo waba warabonye bagaragaye mu bitero cyangwa mu bwicanyi ni bande? Abo nabashe kumenya mu bitero ni nk'abantu, harimo Nkwirongo wo kwa Baziyaka, hakabamo bita Sirasi wo kwa Kabagema hirya Rubayizi, siko kwa Kabagema se, hakaza na Ezekiya wo kwa Karasa Manase, ndumva ni benshi, nuko abo nabashe kufata, kuko n'ubundi mu gitero n'ubundi no mu gushorerwa bajya Nyabarongo izo saa 6:40 bageze Kagina, baca imbere ya Gatabazi. Njye ndabizi kubera ko makuru yaje asanga aho ngaho nihishe, bukiye bwa nubwo nabimenye yuko harimo n'abantu baciye ku Kagina bati se muboneze kwa konse y'ubutabera, ko ngewe ntacyo turi buvugane ntacyo, kandi ubwihumure bo bari baritanze Gatabazi bose. Gatabazi navuga ko ihumure ryaje abantu bakava mu bwisho bakaza. Icyo gihe Gatabazi yarashinzwe iki? Ubwo sinavuga ko yari nk'uko wavuga ngo gitifu mu murenge ashinzwe iki, niwe umugenerwabikorwa w'ibyo bikorwa, niko navuga byakorwa kuko muri ako gace, kuko nta wajyaga kuri Nyabarongo atamuciyeho. Hari ibitero waba uzi Gatabazi yayoboye n'ababiguyemo? Ubu kubera buriya umuntu wihishe ntabwo yakubwira ngo nabonye abo wumvise kumva, abo nshobora kwa nge nahagararaho ni nko ku bitero abo bantu ni ukuvuga ngo bariya bantu baje ku gitero baje baturutse Kagina, urumva uwo mwana wo kwa Nuza Gakuru wari ubahamagaje. Biro navuga ngo biro ya Gatabazi yabaga Kagina, ko niho yabaga ari n'ubusanzwe. Ibyo bikorwa nta hantu buriya nako nakuzamuka ngo ageze ajyana ruko ngo yakoraga mu bita Setipo. Kuva jenoside irangiriye wowe wigeze utanga ubuhamya se ushinja Gatabazi? Ntabwo nigeze mushinja kubera ko ntigeze mubona. Aho cyakora aho namubonye ndi mu kazi kanjye nakoraga ka leta, ariko mubona atuye Gikondo 94, kuko byari n'ikenda hagati y'95 na 6. ubwo intambara yararangiye. Wowe rero mu gihe cya jenoside nta makuru mufiteho ahamye? Rwose nta makuru nigeze nanga kuri Gatabazi ntayo. Ubu se umuntu akwiyambaje wagira amakuru utanga? Ngewe anyiyambaje kubera ko nzi neza, ngewe navuga ibyo nabonye, ibyo ntabonye ntabwo nabivuga, kuko ni ukuvuga ngo icyo nahagararaho vuga navugira ku bitero batanga ihumure n'ibitero icyo gihe ku itariki 21 z'ukwa 4 itariki ndazibuka. Ibyo bitero yabigiyemo urara umuntu wihishe ntabwo yaza ngo avuge ngo ese ngo runaka namubonye mu gitero runaka kandi ari nawe arimo guhiga. Gusa wenda amakuru niyo nagiye nkumbasha gufata ku bantu wenda
bagiye cyane cyane nakoze kuba ndi no hanze cyane ariko nihishaga nkaza nkiruka ku rugo rwa runaka nkaza nkahaba baramisha abanyagihara ari uko gatari ko ni naho narokokeye ikora gato sinaharenze ubwo sinigeze ndenga bikaritsiye sawa ni ukuvuga ngo ni nko kuvuga ngo waricaga agakiza yewe yankuye mu menya rubamba ankura mu bantu bari bashoreye bafashe muri banyoye mu nyabarongo bati ngo kwa koso ubutabera arabavuga ati uwo mwana ni mumureke igihe abantu bapfiye mu mwihore araza asanga hagati agenda abwira umukecuru utamemerita ati uwo mwana muhamane ajya gukora uturimo nk'umwana mu rugo ubwo abasa nk'aho anyambuye iki anyambura abicanyi kuko iyo tariki mba arapfuye rwose niko kantu nongeragaho nakandi buriya ntabwo nanirwa kubivuga kuko icyo gihe nawe yankuye ahantu habi cyane abamunyuragaho ngewe gusa nubwo nari mu kazi hariya icyo nashakaga amakuru nakurikiranaga ni abazaga baturutse abandi hirya no hino kuko njye sinagendaga nabo nabaga nibereye nko mu rwano runaka bakavuga bati tuzi ko ati kwa Rwigimba bahisha abantu tuzi ko kwa runaka ati igitero cyavuye gutya ubwo rero ni ukuvuga yuko ku ruhande rwawe ntacyo wigeze ubona kuri Gatabazi ku ruhande rwanjye gusa icyo mushinja ni uko ku gitero cyavuye kwa nuza kwa Kagina kitwara abo ngabo ku itariki 21 z'ukwa kane ko yari babacishije Kagina kandi ahari ntiyabuza abo bantu ngo batware kugira ngo bajye kubahagarika kugira ngo batagira gute yafite ubushobozi kwereka nanjye barashoreye nyuma y'icyo gihe bandi barapfuye aravuga ngo uwo muntu ni umugureke urumva ku ruhande rwawe we yakugiriye neza yongeye neza ntabwo akagafata amajwi iyi ni telefone ariko ye reka urumva ibyo tubwiye ni uko yari ari bene nari bari bafite bariyeri bafite za bariyeri bagenda bashinga mu mihanda we nta kintu muzi uretse kugendana n'uwo mugabo ariko nta biteruzi yaba yaragiye mu byisha abantu ntabyo nabonaga arongoye ariko nabonaga bayoboye imihanda mbese kugeza n'uyu munsi nta yandi makuru muziho ababivuga byaba ari inzangano zisanzwe byaba bimeze gute niba ari inzangano mu bantu habamo byinshi ariko ntabwo nabonye ayoboye igitero uretse bene nyina bari barashyize za bariyeri mu mihanda kubera ko aribo bari bayoboye bene nyina nibo bagendaga ubundi reka nkubwire ubundi bo bashyize bariyeri hariya rya Kirambo hari n'igihe bigeze gushyira bariyeri hariya iwacu tugiye tukaza tuyagana ariko nabwo nta muntu wahaguye icyo gihe nta muntu wahaguye bashinze bariyeri hariya mu muhanda nimugoroba twese turafuruka bakubita abantu reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Ingenzi TV. Mu nkuru zacu zitambutse twabagejejeho amakuru agendanye n'ubwumvikane buke bwari mu muryango wa Ntirwabarira Ladislas uturutse ku bwumvikane buke bw'abo yasize mu kugabana imitungo yabasigiye. Uyu munsi nanone Ingenzi TV n'Ingenzi Newspaper twageze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda mu kagari ka Gihara mu gace kitwa Karagata. Icyatujyanye nanone ni ibibazo biri mu muryango wa nyakwigendera
Ntirubabarira Ladislas. Ubwo uyu musaza Ntirubabarira Ladislas yabonaga ari mu bihe bishyira ubuzima bwe ku iherezo, nk'uko undi mubyeyi wese araga abamukomokaho, nawe niko yabigenje. Amakuru yanditse yerekana ko iryo rage rimaze imyaka 31 rikozwe. Ubu rero igabana ry'umutungo ryajemo ibibazo by'ubwumvikane buke, kigatuma mwene Ntirubabarira Ladislas ari we Ntashamaje Bertin azamura Jenoside yakorewe Abatutsi ku kirego no kugira ngo afungishe muramu we. Dore uko byifashe. Ubwo Ntashamaje Bertin yandikiraga urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB n'urw'ubushinjacyaha na parike nkuru kongeraho Ibuka, avuga ko muramu we Gatabazi Martin yakoze Jenoside. Kuva izi nyandiko zakorwa, twabajije Ntashamaje Bertin impamvu iyo haje ikibazo cy'imanza ziganisha ku mitungo barazwe na se ubabyara, aribwo abona kuzamura ikibazo cya Jenoside akakirega muramu. Aha nta gisubizo yigeze atanga. Kuba rero Ntashamaje Bertin ashaka abamufasha gushinja Gatabazi Bertin bakanyuranya mu buhamya batanga cyangwa ntibahuze mu mvugo, nabyo ni ibyo gukemangwa. Ibi byose byerekana ko nawe azi ko muramu we ari umwere, ahubwo ku kibazo cy'imitungo akaba ari yo mpamvu yazamura impamvu zose zatuma muramu we Martin ataboneka cyangwa yakurikiranwa mu zindi nzego kugira ngo ajijishe inkiko. Umutangabuhamya Damiyani yemera ko hari abamugiriye inama y'ibyo azavuga. Inzego zibishinzwe nizikurikirane uyu Ntashamaje Bertin kuko ari kwijandika mu byaha ku bw'indonke n'inda nini. Turabashimiye, tubasabye gukomeza gukora like, share na comment kugira ngo amakuru yacu abagereho.